Ese waba warigeze urota urya ibihaza? Niyo mpamvu mpari ngo ngusobanurire. Kurota urya ibihaza burya ngo ni umugisha ndetse n'uburumbuke. Ibihaza rero bishobora gusobanura ko ari umugisha, amahirwe cyangwa se iterambere rigiye kuza mu buzima bwawe. Ibiryo n'ubuzima bwiza bishobora kwerekana ko ufite cyangwa se ugiye kubona ndetse ibigutunga bihagije cyangwa se ubuzima buzagenda neza. Ibi byose rero bikaba aricyo bigiye bisobanuye. Aha ngaha nanone kandi ngo umutuzo n'imibereho myiza mu rugo. Igihaza rero akaba aricyo gisobanuye. Gisobanuye ngo umutuzo n'imibereho myiza ndetse mu rugo. Akenshi bifatwa nk'isano n'amahoro ndetse mu muryango no kunyurwa n'ubuzima. Aha nanone rero kandi ngo biterwa n'uko byari bimeze mu nzozi. Aha ngaha ngo ibihaza byiza biryoshye, niba byari biryoshye, ibi ngibi ngo bisobanuye ibyishimo, amahirwe n'intsinzi ndetse biri imbere. Aha nanone kandi ibihaza ngo kurota urya ibihaza bitari byiza, ibihaza biboze cyangwa se ngo bitaryoshye. Aha ngaha ibi bikaba bisobanuye neza ko bishobora kukuburira ibibazo bito cyangwa se bitanyurwa. Aha nanone kandi ngo kurya wishimye cyangwa se ufite umunezero n'ituze mu mutima. Aha ngaha ngo kurota nyine wabiriye ufite umunezero cyangwa se n'ituze mu mutima. Aha ngaha ngo byanga byakunda, katurebe. Aha ngaha ngo hari ibintu utanyuzweho mu buzima ngo bwawe, ndetse ngo hari ibintu bitakunyuze mu buzima bwawe, ngo kuba wabiriye. Aha ngaha ngo kuba wariye, reka nsubiremo gato cyane. Hano ngo kurota urya utishimye cyangwa se uhatirwa. Ibi byose rero ngo bikaba bisobanura ko nyine ngo ari ibitarakunyuze. Ibi byose rero bikaba bivugwa neza yuko rero ibi ngibi ni bya bintu byo kurota igihaza kitameze neza cyangwa se ubona wenda cyari kibishye. Ibi ngibi rero ngo ni byiza ndetse biba bitarakunyuze cyangwa se ngo biba bitarakugeraho. Ariko ibyo byose rero muri rusange igihaza kikaba gisobanura ko ndetse ari amahirwe, umugisha ndetse n'umunezero. Ibi byose rero kuba ndetse wakiriye kiryoshye cyane. Gusa rero ngo iyo kitaryoshye urumva